nanone ndabashimiye mwese mudukurikirana kuri ya channel yacu MusicHouse-GH. Nabwiye ko GH bivuze Gakwaya Honorable. Ya mwabibonye kuri ya flyer hariho host Gakwaya Honorable. So rero ndabashimiye cyane uburyo dukomeje kugenda tubana mu kuri no YouTube channel yacu, ahantu nkoresha kugira ngo mbagezeho amasomo atandukanye ya guitar ndetse na piano. Nababwiye ko igiye kuza vuba ahangaha, mbigisha na Photoshop n'andi ma software tuzagenda tubona, harimo Adobe Premiere ndetse n'izindi zitandukanye na Adobe Photoshop. Mwabonye ko twatangiye kuyitangira ama tutorial cyangwa se amasomo yayo. So mujye mwibuka gukora subscribe, share ndetse n'ama comments yanyu kugira ngo turusheho kuganira, kuko muzi ko ariho tuganirira, mbagezaho ibintu ariko mba nkeneye feedback yanyu. Ntahandi rero nyibonera muri comments. Tudatinze, uyu munsi ngiye kongera mbigishe gucuranga indi ndirimbo kuri acoustic cyangwa se guitar. Ngiye kubigisha uburyo bacuranga indirimbo ya Clarisse Karasira baririmba ngo Mwana w'umuntu cyangwa se bita Mwana w'umuntu. Ni indirimbo nziza cyane, ndabigisha kuyicuranga, uburyo bayicuranga muri musique yabo, ndetse nanabigisha uburyo ushobora kuyikorera arpeggio yayo cyangwa se solo acoustic, nabyo mubyumve, ndetse na strumming ntacyo nayo ndaza kuyibereka. Araba ari ibintu byoroshye cyane ku buryo buri wese ashobora kubyiga akabimenya. So tudatinze rero nimukurikire, biraba byoroshye cyane. Ubwo nibwo buryo bwa mbere bayicurangamo, ari nayo musique yayo originale iri mu ndirimbo nyirizina, ariko ushobora no kwicuranga mu buryo bwa arpeggio kugira ngo n'umuntu yumve indirimbo uri gucuranga iyo ariyo. Ni solo acoustic, nabyo mubyumve. Nabyo muri kumva ko ni uburyo buno ushobora kuyiririmba. Refrain yo uburyo bayicuranga, reka tugira mu buryo bayicuranga. Mbe na mbere ngiye kwanza mbigisha uburyo bayicuranga muri fingerstyle, mu buryo buri mu ndirimbo nyirizina. Nubu ngubu ndi gukora. Ugomba kuba uzi gucuranga fingerstyle bisanzwe, muzi ko bayifata gutya, iki gikumwe kikayobora zino ntoki eshatu zo hejuru, hanyuma tuno ntoki tundi dutatu tukayobora iyi mirya yo hasi. Utu dutoki dutatu tukaba tudiringa n'iyi mirya itatu yo hasi, umurya wa mbere, umurya wa kabiri, umurya wa gatatu, umurya wa mbere, umurya wa kabiri, umurya wa gatatu. Ikindi ugomba kuba uzi gucuranga, gufata amanota ayatandukanye, ariyo iri nota rya do, mini rya so, muzi ko n'ubundi no mu busanzwe tuzi ko uburyo bafatamo so, mini inota risanzwe aba ari 1 3 5. Rero so ushobora kuyifata gutya, iyi ngiyi akaba ari 3, sibyo? Kandi 3 muziko iri mu manota 3 akora inota, cyangwa se solo ukaba wayifata gutya. Niyo mpamvu nayo aba ari so, kano kakaza kagafata aha, kuko nimba uyu murya ari mu busanzwe ari 3 ya so, ini 1 2 3, ushobora no kuza ugafata 5 hano, ntacyo biba bitwaye, biba byemewe. Rero so ya gutya ugomba kubuzi kwifata, ugomba kubuzi gufata so, muri kubibona. Ikindi ugomba kubuzi gufata re yacu, murabizi ni umurya wa gatatu muri kazi ya kabiri, umurya wa mbere muri kazi ya kabiri, n'umurya wa gatatu muri kazi ya gatatu, umurya wa kabiri muri kazi ya gatatu. Ikindi ugomba kubuzi gufata na do,
sibyo ni do yacu ariyo bafata umurya uyu nguyu wa kane wa gatanu muri kaze ya gatatu ndetse n'umurya wa kane muri kaze ya kabiri ndetse n'umurya wa kabiri muri kaze ya mbere do, ariko bikaba byiza uramutse uzi no kuyifata gutya iyo bita C add 9, sibyo ugomba kuba nawe uzi kuyifata gutya, ntacyo bitwaye, ni byiza. So rero reka mbereke uburyo ngiye nyicurangamo. Mpera muri so, uburyo ndi gukora ni uyu murya wa gatanu, wa gatatu n'uwa mbere, muri kwibona n'umurya uyu wa gatandatu, wa gatatu, ako niko kambere tubanze tukigire hamwe. Umurya wa gatandatu, wa gatatu, uwa mbere ndetse n'uwa kabiri, sibyo nafashe ya so yacu ongera ngakubita so, muri kwibona nako tukongereyeho gutya, none ugahita ukubita akandi, kwibona umurya wa gatatu, wa kabiri, umurya wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kabiri, sibyo sibyoroshye se gutya. Biroroshye. Ibyo biroroshye, ugahita ukubita kuri do ari yantuze ya C add 9, nabyo style ni imwe, mubise gutya, ukabikora vuba vuba. Warangiza ukongera ukagaruka kuri so, ukwana nonje kuri re, akaniko kantu kiyongereho gatoya, muri kwibona ndukubita umurya wa kane nafashe re bisanzwe, nangiza ngakubita umurya wa gatatu n'umurya wa kane, umurya wa gatatu, wa mbere nafashe bisanzwe, none ngahita nshyiraho susu. Iyi ni sus 4 spanda ya kane, sibyo kuko tuzi ko mu busanzwe iyi ni re, kandi re kane yayo ni iki, ni so mu busanzwe nyine iyo wacurangiye muri re. Niyo mpamvu rero iyi ngiyi ari sus 4 ya kane, kwibona ni umurya wa gatatu, umurya wa kane, umurya wa gatatu ndetse n'umurya wa mbere, nkawukubita hano nta kintu gifashe, mfashe re bisanzwe, nangiza ngakubita gutya, ngahita mpamlingaho nyine, kano nkaza nkagakubitaho, nkarekura nkongera ngakubita, nkarekura, ukwibona nibyo ngibyo ndi gukora. Nkaba ndakarangije, kano ni akambere, muri kubona ko karoroshye, no tugakore. Noneho akandi kantu karimo, akagakora inshuro ebyiri, yarangiza akaza ino transition irimo, uragakora bisanzwe, none ugahita utangira, muri kubona ibintu nkoze, n'ubundi ni so, la mineur, si mineur, uhita ukubita do, muri kwibona. Ariko icyo mbangamije mu kumva ni iki, nuko mfata so yacu nkayifata bisanzwe, kano gatoki nakarekuye kugira ngo numvemo iri nota nka gatatu, kugira ngo nkubite gatatu, kane, gatanu, gatandatu, ibyo ni mashaka kumvamo, kuko muzi ko n'ubundi gatandatu yantuze ya so ari iyi ngiyi. Rero nzamuka gatatu, kane, gatanu, gatandatu,
ubwo hasi nicyo kintu mba ndi kumvamo. Noneho hejuru ho mba ndi kumva rimwe, mba ndi kumva rimwe, kabiri, gatatu, kane. Muri kumva ibintu maintaining ahantu hariya rimwe ni rimwe, kabiri, gatatu, kane. Muri kubibona aha, umurya nkakubita nawe urekuye wa gatanu, ongera nkakubita hano ngeze kuri gatatu, gatanu kubita hano ngeze kuri kane. Mu gihe hano ntwara gatatu, kane, gatanu, gatandatu. Nibyo bintu ntwarira rimwe. Reka rero tubikore. Rimwe irajyana na gatatu, rimwe ubwo n'uyu murya wa gatandatu ndetse n'uyu murya wa kabiri. Uri kubibona gatatu na kangahe na rimwe, gatatu, kane ndetse na kabiri hejuru, kuko iyi ngiyi ni ra, kandi ra mineur tuzi ko ariyo kabiri yaki ya sol. Ubwo rero mpita nkubitagura hano nafashe kane kuko ni do, kandi hani kane. Noneho iyi ni ra mineur ariyo uyu murya wacu ni kangahe, ni kabiri. Ubwo rero nkubita gutyo, nkubita rimwe kuri gatatu, kabiri kuri kane, gatanu no kuri gatatu, sibyo? Gatanu kuri gatatu, nagize ngakubita kane kuri kangahe, kane kuri gatandatu, kuko iyi ni gatandatu, amini ariyo iyi ngiyi mi mineur gatandatu, sibyo? Niyo mpamvu rero iyi ngiyi ituba gatandatu. Uyu murya iyo ntawufashe aba ari mi, kandi mi ni gatandatu ya sol. Rero mpita nkubita nsoreza kuri kane, hano kane, hano gatandatu. Icyo kintu mba ndi gukora. Noneho nkongera nkagaruka subira inyuma. Noneho kwibona, muri kubibona. Noneho ngahita mpera kuri gatatu, kabiri, nsoreza kuri ka kantu kacu. Byo mba ndimo ndakora. Mubibonye se ni ibintu byoroshye. Nabibonye ni ibintu byoroshye cyane kubikora. Mu byitoze rero cyane. Iyo yari uburyo ayicurangamo mu busanzwe indirimbo. Rero indirimbo n'ubundi akomeza ashyiramo aka kantu. Ibyo nakomeza akora. Indirimbo yoho ikomeza iza mwaka ngaka. Cyakuzi kano kambere karaka intro, kubera ko kajemo ino transition karaka intro, ariko indirimbo mu busanzwe akomeza gushyiramo ibi ngibi bidahinduka. Ibi ntago bihinduka. So nibyo ngibyo harimo arakora. Reka noneho mbigishe vuba vuba na strumming yayo. Strumming ushobora kuyikubita gutya. Strumming sibyo, ushobora kuyikubita gutya. Strumming yawe ni gute? Gake gake, down down up down up up. Ukibona gutya. So nibyo bintu buri murakora gutya. Amanota uhinduranya kwa kundi twagiye. Narakureme ubwiza urihindura mubi uriyoberanya. Rimwe, kane, rimwe, gatanu, rimwe. Nibyo bintu harimo arakora. Noneho do, so, re, uriyoberanya. So, do, so,
arakora noneho mwana w'umuntu hinduka mwana w'umuntu. Ibyo nayo arimo arakora arpeggio nayo niyo yayindi kwa kundi bisanzwe nabiberetse. So nibyo ngibyo nibwo byo tubikoramo nibyo. Murabonye uburyo bayicuranga iyi ndirimbo ya Clarisse Karasira, ni indirimbo nziza iryoheye amatwi ndetse inacuranze neza kuri acoustique mu buryo bworoshye. Ni fingerstyle. Ku bantu bataramenya fingerstyle cyangwa se tutiganya amasomo atandukanye ya mbere, mwageraho mukajya kwiga. Hari amasomo menshi kugeza guhera ku muntu utazi ikintu na gito kugeza ku mu intermediate, kuko turacyari hasi mwarabibonye, ntabwo turagera hejuru cyane, ariko amasomo aracyaza. So rero musubire inyuma mujye kwiga amasomo ariho abigisha kita, ndetse mujye kwiga na Photoshop ndetse n'andi masomo yanyaraje bategurira kugira ngo njye nyabagezaho. Mukore subscribe, mukore share, mukore na comments, kandi ikindi tujye turushaho kugaragaza feedback y'ibintu mbahereza, kuko mbaye ibintu simenye uko mwabyakiriyemo, sinamenye uburyo bwo kubikosoramo, nimba ari mwikosa se cyangwa se igishyashya cyo kugira ngo nongeremo. Ntahantu heza kugira ngo tuganire. Ama comments yanyu ndakeneye. Mukomeze kugira ibihe byiza, nawe ubutaha nakagaruka.